kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 10 Werurwe mwaka wa 2025 kuwa mbere iragira iti ntukabe indashima. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo y'115 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti nabonye umukunzi mwiza. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Nabonye umukunzi mwiza utajya ahinduka, niwe nyir'imbabazi, niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka iyo mutabaje,
ntabwo nabasha kubaho ntamufite, yemwe nta byabasha kuntandukanya nawe, nta bya none ndetse nta n'ibizaza bizabasha kuntandukanya na Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 17, duhere ku murongo wa 11 tugeze kuri 19. Haravuga ngo Yesu akiza ababembe 10. Nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure, barataka cyane bati, Mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari Umusamariya. Yesu aramubaza ati, ntimwakize muri 10? Babandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse umunyamahanga? Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amena. Mbere ya byose mbanje gushimira Imana Data yankijije uburwayi nari maranye igihe kuva mu kwezi gushize. Nararwaye, ubu nkaba ndi muzima. Shima Imana yongeye kuntiza ijwi kugira ngo tubashe kuganira amagambo y'Imana. Gushimira Imana ku mirimo yadukoreye ni ngombwa. Mu isezerano rya kera no mu mategeko arebana n'uburwayi bujyanye n'ibibembe, byasabaga ko uwarwaye ibibembe ashyirwa mu kato, kandi akagenda abitangariza munsi y'umugenzi ko arwaye, hato hatagira umwegera akaba yamuhumanya cyangwa se yamwanduza. Birumvikana ko burya ushaka gukira indwara ntabwo ayihisha, arayirata, kandi niyo ayikize arabirata, ntabwo abihisha. Ariko muri iki gihe Imana irakiza umuntu cyangwa se ikorera umuntu igitangaza akabiceceka. Yakiza umuntu icyago runaka, uburwayi runaka, akabifata nk'ibyoroshye cyangwa se nk'ibisanzwe, cyangwa se ko ari ukubera ubushobozi bwe. Kandi nyamara iyo Mana iyo za kuba itamushyigikiye n'ubwo bushobozi bwe ntacyo bwari kumumarira. Mbese ni ibiki byarangaga umubembe mu gihe cy'isezerano rya kera, cyangwa se no muri iki gihe hakiboneka ubwo burwayi bw'ibibembe? Habagamo gutakaza bimwe mu bice by'umubiri bigize ingingo z'umubiri, urugero nko gucika intoki, gucika amano, gucika amatwi, yemwe n'amazuru, mbese no guhinduka kw'ibara ry'umubiri n'izindi ngingo zitandukanye umurwayi yagendaga atakaza. Iyi ndwara ntiyavurwaga ngo ikire. Twasomye muri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 17 guhera ku murongo wa 11 kugera ku 19, inkuru z'ababembe 10 Yesu yakijije, ariko hakagaruka umwe gushima Yesu ko yamukijije. Abandi 9 ntacyo byabafasheho, ntacyo babyitayeho, kuko barakize babifashe nk'ibisanzwe, bibagirwa ukuntu batakaga cyane, ndetse bamusaba ko yabakiza. Gukira rero bibagiwe vuba amajoro baraye bishimagura, bababajwe n'imibiri. Ariko umwe we arangije yibuka ko we yaraye amajoro ababara cyane kugeza ubwo yumvaga akeneye ubutabazi bw'Imana. Ahitamo kugaruka gushima Imana imbere ya Yesu ko yamukijije uwo mubabaro w'umubiri.
yamukijije icyo cyago. Ibyago tujya twibuka rimwe na rimwe iyo Imana idukijije ibyago ni ngombwa dukwiye kujya twibuka tukashima Imana ko iba yadukijije, tukabivuga imyato, twibuka imihigo twahize turyamye mu bitanda mu mariri yacu, tuvuga ngo Imana nidukura kuri ayo mariri tukabasha kuba bazima, tuzayishimira ndetse tuzatanga n'ubuhamya. Mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, ibibembe bigereranywa cyangwa se bivuga ibyaha Imana iba yaradukijije. Ibyaha runaka Imana iba yaradukijije, twari imbata yabyo, ni ngombwa kujya twibuka tukagaruka twishima ko yadukijije. Hari ikibembe umuntu ashobora kugendana nacyo cyangwa se icyaha runaka, aba akwiye kubwira Imana ikamufasha ikakimukiza. Mbese nta kibembe ufite, nta cyaha ufite wabasha kubwira Yesu. Yesu nakigukiza uzagaruke ushime, uzashimire Imana yagukije gutandukana n'icyo cyaha. Rero wowe Imana yabyukije amahoro, wibifata nk'ibisanzwe kuko hari abaryamye batabyutse. Wowe Imana iherutse gukiza uburwayi, yishimire ndetse uzatange n'ituro ry'ishimwe ko yagukijije. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Amen. Dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twibutse ibirembe twarwaye, ibyaha twarwaye, twibutse buryo ki twibazaga uburyo tuzatandukana n'ubusinzi, twibutse buryo ki twavugaga twibaza uburyo tuzatandukanya n'ubusambanyi, twibutse buryo ki twibazaga uburyo tuzatandukana n'ubujura n'ibindi byaha bitandukanye. Mwami, tukwegereye uradukiza. Ushimwe rero ko wadufashije. Dusengera abandi bafite ibyo byifuzo nabo bagire neza kandi babashe kuba amahoro. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe none iteka ryose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe bene data mwese. Bifurije kugira intangiriro nziza y'icyumweru n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.